muraho neza. Iyi ni episode ya 17 y'inkuru yitwa Umukarani. Gusa mbere yuko dukomeza mbanje kubiseguraho kuba naratinze kuyibagezaho, narinde gufata akaruhuko dore ko nako kaba ari ingenzi mu buzima bwa muntu. Muri episode ya 16 rero twayirangirije aho Rachel yarabwiye Samu izina rya papa we, ni ukuvuga izina rya papa wa Rachel, maze Samu akumva ibyo yari yaketse ko ari mushiki we ko ari byo neza 100%. Samu rero akomeza agira ati ibyo byose Rachel yaramaze kumbwira byari bimenyetso simusiga binyereka ko ari mushiki wanjye, gusa numvaga bidahagije. Nese nibuka ko kera tukiri bato nigeze gutwika mushiki wanjye ku kirenge, kandi ko atitwaga Rachel ahubwo yitwaga Yvonne. Iby'izina nanze kubimubaza kuko ya nkovu nari namaze kwibona ku kirenge. Ibyo byose byatumye nibuka inzira byaciyemo ngo mve iwacu, maze nshoboye nubika umutwe mu maguru. Yarabibonye maze ambaza uko bigenze, maze mubwira ko nta kibazo mfite. Nunzemo nti hari Rachel unyifuzaho iki? Nuko ambwira ko yifuza ko namugira umugore. Nkiko kurifuza ko mbere umugore, nawe ati nukuri ndagukunda kandi umfashije wampa umwanya mu mutima wawe, maze nkukwereka ko ngukunda by'ukuri. Sinzi ukuntu nibutse ko uri kumbwira ko wifuza ko namugira umugore ari mushiki wanjye, nuko ndamwenyura maze ambwira nagahinda ko ibyo ari kuvuga akomeje. Ku rundi ruhande ariko, aho Uwineza ari yicaye hanze ku gatebe gato akenyeye igitenge kandi yitangira itama ndetse arasa n'uri kure mu bitekerezo. Jim umugabo we yahise asohoka mu nzu afite ibikombe 2 birimo icyayi, maze aramubwira ngo namwakire. Ariko Uwineza abwira umugabo ati inshuti yanjye wikwigora kuko nta kintu na kimwe nshaka, sinzi ko nabishobora, ubona kunze nanubu aracyari ku mutima wanjye, kandi mpora nzirikana ko yazize ubusa kuko nta kosa ryo kumucisha umutwe yari yakoze. Nanjye ndishinze urupfu rwe, basi wanyereka umurambo we byamfasha kwiyakira. Jim ati ariko se mukundwa, koko ntako ntagira ngo nkwibagize uwo muntu, kuki utamwibagirwa? Basi yitwaga nde? Gusa Uwineza yamubwiye ko ari ibanga rye n'uwo yakunze. Jim ati ubise koko nkora iki? Uwineza aramubwiye ati ntacyo wakora, gusa icara hano nkubwire icyo nkeneye nubwo mbizi neza ko utakimbonera. Jim yicaye aho, nuko Uwineza atangira kumubwira, aramubwira ati umunsi umwe nari mvuye kuri kaminuza nca mu mujyi wa Huye, nuko mbona umusore wari wabwiriwe n'umutwaro yari yikoreye ariko yabuze uwamutabara. Nahise nza nihuta mbimukuraho nubwo byabanje kungora. Uwo musore yakoraga akazi k'ubukarani, gusa kuri njye ako kazi nakabonaga nk'inzira yari yarateguye ngo nzabone uko mpura nawe. Mu by'ukuri iyo namucaga wikoreye nta kibazo byanteraga ngo mbe natekereza kureka kumukunda. Kuri njye yari nka minisitiri. Niwe muntu wenyine wanganirizaga nkumva binkoze ku mutima. Yarazi kuganira cyane, akamenya ibyo nkunda ndetse n'ibyo nanga. Hari byinshi yankoreraga kandi bidafite agaciro kanini mu mafaranga, maze bikantera kubona ko ari we naremewe. Uwineza yafashwe n'ikiniga maze atangira kurira. Umugabo we atangira kumuhumuriza. Uwineza yakomeje agira ati ikimbabaza ndetse kigiye kunshengura nuko yapfuye atazi ko mukunda, kandi nyamara umutima wanjye wari waramwirunduriyemo. Jim ati ndakumva rwose, ariko si uwo musore yitwaga nde? Uwineza ati izina rye se? Atariko se ubundi kuki wakomeje kurimbaza? Tuvuye aho ngaho tukajya kwa papa Uwineza, nabo bari kuganira. Mama wa Uwineza na papa Uwineza
nibo bari kuganira. Mama Uwineza abwira umugabo we ati ariko se ibyo usigaye umbwira ko bisigaye bincanga, none se ko twamushyinguye nanjye ngo twaramushyinguye kandi ntazi n'abamushyinguye, Uwineza agarutse ate ku isi? Ndumva nawe utangiye kuvangirwa. Hahise haza umwana wabo muto arababwira ati mama, ubu butumwa mbuhawe n'umuntu wari uri mu modoka, bati se ntiwabashije kumubona? Umwana toya yahise agenda kuko yari ahagaze ku irembo, gusa numvaga ari kurira nubwo ntamubonye neza mu maso. Papa Uwineza ati ibi se ni ibiki kandi? Sera ndebe, gusa ndumva ibikuba binkuka. Bafunguye ubwo butumwa babonamo agafoto k'umukobwa, gusa ntiyagaragaraga neza mu maso. Inyuma y'iyo foto hariho ubutumwa bugira buti nibyo mwarakoze cyane, by'umwihariko papa ni umubyeyi mwiza pe, mwanyambuye ubona akunze ndetse nkikunda, ubu mbayeho mbabaye kandi kubaho kwanjye birutwa no gupfa kuko mwanyambuye ibyishimo by'ubuzima bwanjye bwose. Nta kindi navuga uretse kubashimira, muzagira ibihe byiza, nari ntarapfa ariko ngiye gupfa. Tuvuye aho tukajya muri bya bitaro Sam na Rachel bari barimo. Sam akomeza agira ati nabwiye Rachel nti reka njye kukugurira akantu. Nise mvaho maze njya mu nzira mbona imodoka iri kwihuta cyane, nuko ndayihunga. Ya modoka igize hepfo yari aho narindi yataye umuhanda maze isegura umukingo ndetse yitiye irimo. Nise nsubira inyuma maze njya gutabara. Hageze nasanze imodoka yangiritse cyane ndetse n'inzugi zayo zari zanze gukinguka. Nise mena ikirahuri cy'idirishya mbona n'umugabo, gusa mbona ntabwo muzi. Nagerageje kumukura muri iyo modoka ndetse haba hageze n'abandi bantu kuko nanjye nari ndwaje umuntu, mbasigaho njya aho nari ngiye. Dusubiye inyuma gato ariko mbere yuko iyo mpanuka iba, Uwineza na Jimmy barimo baganira, nuko Jimmy abwira Uwineza ati babarira umbwire izina ry'uwo muntu. Uwineza ati rwose kumukubwira ndumva ntacyo byamara, gusa kuko binsabye reka mbikubwire. Gusa nanone Uwineza yongeye kwisubira ndetse aramubwira ati Jimmy rwose kumukubwira ntekereza ko nta kamaro kanini byagira, kandi ibi ntibigatume utekereza ko nta gaciro nguha cyangwa ngo utekereze ko nibagiwe igikorwa gihambaye kuri njye cyo gukiza ubuzima bwanjye wakoze. Ndabyibuka neza cyane ndetse iyo mbitekereje bituma numva nsa n'umuhemu, nyamara si njye ahubwo n'urukundo nakunze kandi nyikunda Sam. Jimmy yese yubika umutwe mu maguru ndetse bamara nk'iminota 5 ntawuvugisha undi. Uwineza yese yinjira mu nzu maze asohotse ahita ajya mu modoka avaho. Jimmy yaje nawe kujya mu modoka akurikira umugore we. Uwineza yaje guca ku irembo ry'urugo rw'iwabo maze ahamagara umwana wari uri gukinira muri urwo rugo, amuhereza urwandiko ndetse amusaba kurukira ababyeyi be. Uwo mwana yajyanye urwo rwandiko maze Uwineza ava aho ngaho aragenda. Jimmy rero kwa gutwara imodoka ndetse ku muvuduko uri hejuru byongeye muri we adatekanye, ibyo byatumye imodoka yaratwaye ikora impanuka twabonye haruguru. Sam akomeza agira ati njyewe rero nahise njya mu mujyi aho utuntu tworoheje twari tunjyanye aho, nuko nsubira mu bitaro aho Rachel yararwariye. Ngezeyo nasanze Rachel ari kuzembagira aho mu ivuriro. Ndamubwiye nti Rachel ko waje muri iyi mbeho koko uyobewe ko urwaye, ngaho ngwino dusubire muri cya cyumba cy'abarwayi. Rachel yarambwiye ati Sam umukunzi wanjye, shimishwa cyane n'ibyo nkorera kuko bituma nemeza ntashidikanya ko ari wowe mugabo wangerewe kandi nzabikwitura. Nise mubwira nti Rachel nta bihembo ntegereje kuko ibi nkora mba nikorera. Rachel yise ambaza ati ngo uri kwikorera Sam? Naho aho Uwineza ari telefone ye yarasonye, nuko arayitaba babanza gusuhuzanya, maze uwo wari uhamagaye Uwineza amubaza niba ari we umugore wa Jimmy. Undi yikiriza ajijinganya, nuko uwo muntu abwira Uwineza ati ndumva uri kubishidikanyaho, gusa menya ko umuntu witwa Jimmy
yakoze impanuka ubu arwariye ku bitaro bya Kabutare. Uwineza yahise yibuka uko yari yavuye iwe umugabo we ameze, maze atangira kwishinja uruhare yagize muri iyo mpanuka yabaye ku mugabo we. Yahise afata inzira ajya Kabutare. None rero nanjye nkundira nsoreze episode ya 17 ahangaha, maze musabe kuzabana nanjye muri episode ya 18 aho tuzamenya ibyakurikiyeho. Reka nkwibutse ko aha Kabutare Uwineza agiye kurwariza umugabo we ariho Samu arwarije Rachel. None se agiye yaba ari amahirwe agiye kuboneka hagati ya Samu n'Uwineza yo kongera kubonana? Nibabonana se biragenda bite? Nta kundi rero uzabimenya uretse kuzakurikira igice cya 18 cy'iyi nkuru. Reka ngusabe niba utarakoze subscribe kuba wabikora aka kanya, ni ugukanda ku kabuto kari iburyo bwa video, reba ahantu handitse subscribe hanyuma ukirikeho. Ibyo bizagufasha kujya ubona notification cyangwa se imenyesha ikubwira ko namaze gushyiraho inkuru, kubwira ko kandi utagombye kujya kure kuko muri iyi minsi ngiye kujya nshyiraho inkuru vuba cyane. Mu kunshyigikira ushobora gusharinga iyi nkuru maze ugasangiza inshuti zawe iyi nkuru, nabo bakaba bakwigira kuri iyi nkuru y'urukundo ndetse n'izindi zizakurikiraho. Kandi mbashimira, nitwa Sam Story. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushobora kugisha aho handitse comment cyangwa se ugaca kuri WhatsApp yanjye iri muri video. Murakoze cyane rero. Sam Story arabashimira kandi ababwira ko abakunda cyane kandi agakunda ibyo mukora bakumushyigikira. Uwiteka abarinde.